Matayo 24 umurongo wa 14 haravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'umwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera kwiza. 15 aravuga ngo oya no wasomura hasobanura ntabwo kadusubiremo 14 aravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize. Mana gumugisha. Amen. Mfite iminota 25 kandi ni myinshi birasaba ngo mukurikirane ubw'ikindi ku mutima. Mana bawumugisha. Ndashimira itorero rya Methodiste ryatanze ikibanza mushumba nabo mukorana Imana bawumugisha. Ndashimira Gisubizo Ministry coordination ya Uganda kuntekereza bakumva ko twabana amavuga ubutumwa benshi bari bahari. Imana ibagire neza. Si ubwa mbere ntekereza ko atari n'ubwa nyuma wenda Imana izakomeza iduha uwo mwanya. Ndashima Imana rero kubw'abantu batandukanye bari muri iki kibanza kubana namwe n'umugisha. Hanyuma hano numvise harimo akantu abantu mwese karajya kwicara bagasakuza bahaguruka bagasakuza noneho kubera ko mwicaye anjye uhagaze njyenyine mwihangane iminota 23 isigaye mbaganirize. Amen. Nitwa Felix. Shimye kubona abakozi b'Imana batandukanye bari muri kicicaro batabarizwa hano n'umugisha kubana namwe. Kingdom niyo teme dufite. Kingdom legacy, murage w'ubwami. Hari icyo bita Kingdom of Heaven, Kingdom of God, Kingdom legacy. Kingdom of Heaven ni ahantu mu ijuru. Kingdom of God nayo mahame n'amabwiriza n'umurongo wavuye mu ijuru ukimukira ahandi hantu. Noneho ababyakiriye bakabibwira abandi bikaba umurage. Amen. Noneho Bibiliya yimfite yose igizwe n'icyo Yesu ntabwo yigisha inyigisho z'ubuntu. Yigisha inyigisho z'ubwami. Abakira inyigisho z'ubwami nibo basigaye bigisha inyigisho z'ubuntu. Kubera iki? Inyigisho z'ubwami zitandukanye n'inyigisho z'idini z'itorero. Inyigisho z'itorero zazitubwira ngo nimwitegure tuzoje mu ijuru. Inyigisho z'ubwami suko zatubwira ngo nimwitegure duhindura isi. Kuko Yesu yaravuze ngo ubwami bw'Imana buze apana tugende mu ijuru. Tuzogenda ariko ikituraje inshinga suko turare tugiye. Ikituraje inshinga nuko ino si yari ifite akavuyo tugomba gusiga ihindutse. Mvuge ngo amen. Amen. Nizo nta kindi. Noneho Imana ire mu muntu mu gitabo cy'ibyaha cya Genesis itangiriro 1:26 yarebye ibintu byose ibona ko atari byiza ariko igeze ku muntu ngo ni byiza ko turema umuntu. Uwo muntu Imana yamuremye kugira ngo agire gute? Kubera ko atagumye mu ijuru, kubera ko Imana yavuze ngo no muntu reka tumuzane ku isi. Nuko ari byo Imana ashaka bigomba kujya ku murongo. Uwo muntu azakora iki? Azatware. Inyigisho z'ubwami rero nizitubwira ko tugomba kuba mu itorero rikagira umurongo. Tugomba kuba mu miryango rikagira umurongo. Tugomba kuba ku isi hakaba umurongo. Twaba muri Kampala ibintu bikagenda neza. Bwacu twazoja mu ijuru. Ariko twarakoze ibyo tugomba gukora. Inyigisho z'ubwami zikubwira ko ugomba kufite occupation. Ariko inyigisho z'itorero zikubwira icyo bita evacuation, kuva ahantu turi tujya ahandi. Si ikimana ishaka cyane. Umuntu wese wizeye Kristo umwami n'umukiza, ubu nibwo bugingo buhora nuko bakumenya. Hanyuma kubera ko uzumara imyaka 40, 50 ugihari, kubera ko utagiye, nuko ugomba gusigara ubwami bw'Imana bukagera mu bandi batari bwageramo. Umuntu asa n'Imana mu bintu bine. Icyambere urasa n'Imana mu bitekerezo. Niyo mpamvu biravuga ngo kutekereza ni kuri. Utarahindura uko utekereza nta kintu kimwe gishobora guhinduka. Habe na kimwe rutoki. Birasanga wanzu uhindura uko utekereza. Icya kabiri turasa n'Imana mu cyo bita imiterere. Imiterere ni iki? Some of your thoughts. Ni igiteranyo cy'uko utekereza. Abanyamurenge baravuga ngo iyo bavuze ngo uriya muntu nakayayo kiba bamupfunduye ngo bamurebe mu mutwe. Ni ibikorwa uba wakoze. None birya bikorwa wakoze bigaragaza imiterere yawe. Ibitekerezo byawe byegeranye byose ukabihuza hamwe bibyara uko uteye. Niyo mpamvu iyo umuntu ari mu bantu benshi agomba kurinda uko ateye. Kubera ko ibikoresheje nabi bazakuvuga ngo nikuze utekereza kandi batakubonye mu mutwe kubera ko werekeje icyo bita imiterere. Umuntu akongera agasa n'Imana mu mvugo.
umuntu wese Imana ihamagaye imwigisha kuvuga. Abantu bose bazavuga ngo ndavuga ngo wumva yumva ngo utumva reke n'ubwenge buke. Ururimi rwatandukanye n'ubwenge. Imana iguhaye ubwenge, ugomba kumenya uko ugomba kuvuga. Cyakane turasaba n'Imana mu cyo bita kingdom, icyo bita marihakal, ni dirimi y'Igiheburayi, risobanura ngo no dominion, gutwara. Umuntu afite ubutware, ntabwo ari ukubaho gutya gusa ngo we mu buzima. Imana yahaye umuntu ubutware mu isi, ariko ntabwo Imana yigezeho umutware ku wundi muntu. Nubona abantu bazagutwara uko ushaka, ni wowe ufite ikibazo, ntabwo ari abagutwara, kuko nawe ufite ubwenge bwo kwitwara. Bagombye kukwereka imirongo imwe n'imwe gusa runaka, ariko ntibagomba kugutwara nk'irobo. Ugomba kuba ufite ubwenge nawe. Ibi by'Imana twajemo bigira imiryango ibiri. Umuryango wa mbere ni uwuhe? Ni umutwaro. Umuryango wa kabiri ni uwuhe? Ni intego. Umuntu wabyinjiyemo adafite umutwaro, adafite n'intego, ntafite kuzabikora. Kubera iki? Ikiza gituma umuntu abishobora gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Ni uwuhe mutwaro ugira? Nyuma yo kugira uwo mutwaro, ni iyihe ntego ufite? Nibyo ngibyo. Iyo bavuze ngo impact, ngo ahantu hari haba impact, mu gitana twakoze ngo cyasize impact, ingaruka nziza. Impact ni iki? Ni amagambo abiri bateranye, knowledge plus zeal. Ni ubumenyi wongeyeho ishaka. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bafite ubwenge ariko ntibafite ishaka. Iyo ufite ubwenge udafite ishaka, egari kuryama. Iyo ufite ishaka udafite ubwenge, egari kwicana bike bagombaga gukora. Niyo mpamvu kugira ngo bizane impact bibe byiza, ugomba gufata ubumenyi ukongeraho n'ishaka. Muvuge ngo amen. Amen. Ntabwo ari umurimo, ndanumva nk'abantu benshi umuntu bamutoreye ivuga butumwa gutoreye n'ikindi, nta kindi. Kuba pasiteri ni umurimo mwiza cyane, ariko iyo urangaye gato ni umurimo mubi cyane. Kubera iki? Ugomba kuba ufite ubumenyi imbere y'abantu uyoboye, hanyuma ukaba ufite n'ishaka. Ntabwo ari paragisida. Hanyuma rero ndashaka kubabwira ibintu bibiri bitoya hano. Ino Bibiliya mfite igizwe n'amagambo 6. Samari yayo, icyambere ni ikintu baza bita ngo ni creation, kuremwa. Uko twese turi aha ngaha, Imana yaraturemye. Uko umeze uraremye kandi uremye neza. Niba uri gikara, uri na mugufi, waramukogira complex gusa niho uziteye, ariko Imana yakuremye neza. Kugira ngo wumve ko Imana yakuremye neza. Kuko abagufi bari muno si igitaka cabaye gikeya. Abarebare bari muno suko igitaka cyasa gusa ngo bakiguteho. Nimba ufite izuru rinini, twese ni cyaki nico. As long as gusukuremye wemera ko waremwe n'Imana. Amen. Muvuge ngo amen. Hallelujah. Mureke mbabwirana gusa gutya bisanzwe. Gutya bisanzwe. Rino gufwa riva hano rikageranga bita taiboni, rirakomeye cyane kuruta ijeke. Kuko umuntu azaterura ijeke gatorura imodoka, ariko waterura ijeke ukananirwa imodoka. Sinshaka ko mubigira urwenya, shaka ngo tubane. Ijeke ni akantu umuntu azafata gutya. Imodoka yagufana ukagashira munsi kagaterura imodoka. Ariko imodoka nyirayo wateruye ijeke ariko wananiwe imodoka. Ariko ino jeke uteruye iziterura imodoka. Iri gufwa riri ahanga kugera hano. Ni igufwa rikomeye cyane, ariko Imana yakoranye umuhanga ku buryo ritaremereye. Uno mutwe wanje murimo kubona ufite amagufwa 22 arunda ubwonko. Umubiri wanje wose ufite amagufwa 206. Iri zuru ryanje rifite ubushobozi bwo gucana nkamenya ngo iki ni igitunguru, nagira cyo nkamenya ngo ni inyanya, nkamenya ngo ni hurure, bagira cyo nkamenya ngo ni kawunga. Ntabibonye kubera ko byagiye narabyumvise. Nofata impumuro 10,000 uzugira gutyo ukabura byumvise. Umubiri habamo icyo bita amakoragene azatuma umuntu akomereka akongera agasubirana. Kubera iki? Imana yaturemye neza. Imana ntiyo kurema gutyo muzokorana ibintu by'amanyanga. Hari ibintu bifatika ugomba kuzokorana n'Imana. Amen. Muvuge ngo amen. Hallelujah. Ese birimo kumvikana? Bibiliya yuzuye kurema. Iyo fazi irangiye, Adamu yakoze icyaha. Twese Bibiliya n'igitabo cya Roma kizakivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Nta muntu umuntu wakwekana ko atakoze icyaha ari umunyakinyoma, ubeshye. Nta muntu utarakoze icyaha. Gusa mbabwire kano kantu, turi mu bikwera ko wakoze icyaha. Uri mu bikwera ko wakomeje kugira icyaha amahitamo. Hari abantu bafashe ibyaha babagira inshuti yabo yo mwibanga. Nubwo abantu batobimenya ariko ari n'amakosa. Icyaha ni ikintu ugomba gukora, nawe ubwawe ukamenya icyo wakoze icyo utagombaga gukora. Ukazubwira Imana ngo kimbabarire. Yesu ni umunyembabazi nyinshi. Icya gatatu ni ikintu cyitwa ngo ni judgment. Umuntu amaze gukora icyaha twese twagize urubanza. Nta muntu utari ufite urubanza. Urubanza twese rwari kuzatugeraho. Nuko gusa Yesu yitanze. Ku rubanza Bibiliya ivuze urubanza ivuga imanza zine. Izivuga urubanza rwa Kristo, ikavuga urubanza rw'imirimo, ikavuga urubanza rw'abanyamahanga, ikavuga n'urubanza rw'abapfuye. Ariko urubanza rumwe gusa rwabaye n'urwa Kristo. Utazamwizera urubanza rurahari. Rw'imirimo turacyategereje, rw'abanyamahanga turacyategereje nituzuka conscience, turacyategereje n'urundi rwo gupfa. Abantu bapfuye bose imanza zizaba. Ariko ngubu habaye rumwe. Yesu yaritanze byararangiye.
icyakane gihari ni ikihe nyuma y'icyo bita urubanza nicyo bita urupfu. Nubango umuntu waturemye na twakoze icyaha, tumaze gukora icyaha twese urubanza rwatugezeho, twese urubanza rumaze kutugeraho, hari umuntu waje kudupfira twese. Muvuge ngo amen. Mureke babwire, mu minsi yashize nari ndimo kuganira iwacu ikintu cyitwa 7 statements, amagambo 7 Yesu yavuze mu masaha 6 ya nyuma. Ijambo Yesu yavuze ngo manu babare ko batazi icyo bakora. Muzamubwira ngo risobanuye iki? Kubera ko Yesu yavuze ngo mfite inyota, kubera ko Yesu yavuze ngo ndekesheje ikimana. Ayo magambo makeya wenda kansobanurire makeya. Impamvu Yesu yavuze ngo kubera niki kikundekesheje nuko utarigeze kumenya icyaha yari yahindutse icyaha, kandi Imana kubera ukuntu yanga icyaha yari yavuze ngo nawe nakwanze kubera ko wabaye icyaha. Noneho icyo ngicyo nikigaragaza ko Yesu yatwitangiye yeme kwikorera ibyaha byacu nta cyaha yakoze. Icya kabiri, Yesu ijambo yavuze ngo abo babare ko batazi icyo bakora. Hari haje abamarayika 72,000 baje kugira gute, baje kumurwanirira. Yesu avuze ngo babare ko batazi icyo bakora, bamasubiza inkota mu rwubati ngo shi yitanze abishaka. Bira byasobanura ko Yesu yitanze abishaka. Iyo ataza kuvuga iryo jambo amarayika bari kumurwanira ntiducungurwe. Yesu yari ijambo yavuze ngo mfite inyota, kubera ko yavuze ngo mfite inyota. Ira sipongo bari kumuha ariko kumugabanyiriza uburibwe agafata afite uburibwe, ariko Yesu icyo cyamuzanye cyo kugira ngo agabanye uburibwe yagomba gupfa babaye cyane ngo uzobabarirwe. Mwavuga ngo amen. Amen. Irya nyuma wenda iryo mvuga ni ijambo yavuze ngo it is finished. Ni ijambo yavuze ngo byose birarangiye. Ibiki byose birangiye, hari abantu bazabisobanura nabi. Yesu yarangije byose yagombaga gukora kugira ngo utangire byose ugomba gukora wowe. Amen. Ako muri hano? Yego. Muri hano? Amen. Nkunda gutanga urugero ku gakobwa kanje. Ejo bundi madame ari hano, yadutekeye igikoma ku cyumweru mu gitondo, ndamwe ati je singwe igikoma. Ndanywa icyayi. Hanyuma kana kanje karamwe ngo papa nutanywa igikoma nanje sinkinywa. Uranywa iki? Ndanywa icyayi. Batetse itasi imwe. Itasi imwe turayigabana gute? Arambwira ngo ndakwereka ukuntu baza basangira icyayi nubwo cyo bakingana gutya. Gafite imyaka 6. Bazagisangira gute? Ati wowe ceceka, zana imigati yawe, ndayizanye. Naje zani yawe. None turabigenza gute? Arambwira ngo uri mukuru, nusoma kirama gishirwe k'ibintu byo gusoma. Ndakwereka ukuntu bazasangira icyayi. Basa bagisangira gute? Ati baza bakozamo. Ibintu byawe byo gusoma bireke. Ati baza bakozamo. Bazakozamo? Sawa dutangiye iyo gahunda yo gukozaga twese. Ndagakata umugati bagakozamo tukarya. None kubera kumurangariraho, mwavuga ngo yeme. Amen. Kubera kumurangariraho, iwa ntanga imigati, amantanga kwimara mbere. Arangije amavuze induru ngo ngo arabisoje. Muzi cyo yarambwiye? Yavugije iyo nduru kubera ko abonye ko nje ngifite imigati. Yesu nimba yaravugije induru ngo byose birarangiye, si ibyawe, ibyawe byose biratangiye. Amen. None dufite abantu ahangaha ako kana mbabwiye niko kigeze kumbaza umunsi umwe, ni ijambo nkunda kuvuga ryaranyigishije cyane, ndarivuga kugeza nshaje. Karambwiye ngo papa namoje gushinzwe iki muntu? Arambwiye ngo nje nshinzwe ikintu kimwe, ngo ni ukurya no gukina. Hanyuma mama wawe ashinzwe iki? Arambwiye ngo mama ashinzwe ibintu bibiri, ngo ni uguteka no gukoropa. Ndangire ndamaza njewe papa wawe nshinzwe iki? Ngo nshinzwe ibintu bibiri papa. Ibi ngo gusoma Bibiliya, ngo nkunda kubona aho usoma ngo bitabo mu cumba ngo no muri sala. Ngo icya kabiri ukunda gutegereza ibiryo gusa nta kindi uzukora. Gutegereza food. Mwumva icyo nshaka kubabwira rero. Mu minota yanjye irarangiye. Muvuge ngo amen. Muvuge cyane ngo haleluya. Haleluya. Dufite abakristo ngo ubwami bw'Imana buze. Deni numara kuza, iwo gusaba ricaye gusa ngo bategereje food. Sengera gusa muri mitonde. Deni. Hanyuma abakristo bafite ibyiciro bitatu. Icyambere movable, abazabwirwa bagakora. Abagatatu immovable, abazabwirwa ntibakore. Abakane movers, abazababwira abandi. Niyo mpamvu mugomba kuba mufite urubanza rukomeye cyane. Kuko ikanisa riyoborwa mu biryo bitanu. Icyo bita position, permission, production, development and personhood. Icyo bita position ni iki? Ni ukuyoboza abantu igitugu. Njewe ndi revera. Iryo kanisa tuzokwihanganira, ariko nitubona ubundi tuzoshima Imana kubera ko tuyoboje igitugu. Ariko icyo bita permission bagukurikira kubera ko babishaka. Icyo bita production nicyo wakoreye umurimo w'Imana. Icyo bita personhood ni ukuteye wowe ubwawe. Icyo bita development nicyo njewe person nungutse kuri mitonde. Mwavuga ngo amen. Hallelujah. Abo twari kumwe kwa gatanu muri Venera arababwiye ngo Yesu yadukunze urukundo cyane ruruta urukundo twari dufite rwo gukora ibyaha. Uzarebe untari gukora amanyanga utamukunze, uvuga ngo ni kazi kawe. Yesu ntiyatubwiye ngo ni kazi kanyu.
yabonye urukundo dukunda rwarutaga urukundo twebwe twari dukunze gukora ibyaha. Aravuga ngo abangaba ninjiji zazikora ibyaha reka nzicungure nta kundi. Urukundo yadukundaga rwarutaga urukundo twakundagamo ibyaha. Bivuze iki? Hari umuntu wadupfiriye twese. Yagupfiriye ngo bigende gute? Ugiye uzotugenda ngo Yesu yaramfiriye. Then Yesu yarakwitangiye aragupfira. Icyo wokora nti wo mupfira ariko wo kumwitangira ukamukorera. Icya gatanu nicyo bita resurrection, kuzuka. Uyu muntu wadupfira na tuzukiye. Yesu atazuka icya cyamuzanye ntago cyari kugerwaho. Icya gatandatu rero niki nicyo nshaka kubabwira. Icya mbere nicyo navuze cyitwa ngo ni twese twararemye. Icya kabiri umuntu waturemye twese yagize gute? Yaradupfiriye, yaratuzukiye, yagize gute? Icya nyuma rero ni decision, ni wowe ugomba gufata icyemezo. Mwibuka ko ndikubabwira ngo ubwami bw'Imana ntabwo ari evacuation, ntabwo ari ukuva hano tujya mu ijuru, ahubwo ni ukuva mu ijuru twuzuye Imana kurangiza tukaza mu isi. Ino Bibiliya mfite, iyi ngiyi mfite, ifite teme zibiri gusa, only two topics. Ni zibiri gusa. Teme ziba muri iki gitabo. Ni umurimo warangiye n'umurimo utararangiye. Umurimo warangiye niki? Nico Yesu yakoze. Umurimo utararangiye niki? Nico ugomba gukora. Nizo teme ziba muno gusa. Ni umurimo warangiye n'umurimo utararangiye. Kubera ko Paulo yabwiye abakolosayi ngo mukora bose mubikore bivuye ku mutima. Ni ukubera ibintu bitatu. Umutima ntuzubesha, iby'umutima iby'ubugingo bikomoka ku mutima, nuko nyuma yanga hari urubanza. Ntabwo ari gupfa gukora gusa. Kwa gatanu aho twabanye muri veyi, narababwiye ngo nta muntu Imana izihamagara ngo akomeze kuguma uko yarari. Imana iziguhamagara ukuri witaba ugahinduka. Ugakura ukava ku rwego rumwe. Ejo bundi ndi muri Ghana, ndi ku muhanda ahantu hafi n'urundi rugero rubasetsa. Ko hafi ku mupaka wa Togo, turi mu butumwa. Madame ari hano. Yarampamagaye ati sheri jya kuri WhatsApp tuvugane. Ati mana umwana yabaye ikiwe, umwana yabaye iki. Ko nasize umwana wanjye afite ukwezi kumwe n'ibyumweru nka bingahe. Umutima uradihura. Njya kuri WhatsApp nama ntekeza ngo arambwira ngo umwana yarwaye habaye iki. Yamambwira ngo umwana atangiye kumera amenyo shi. Ako yarambwiye iki? Kumurva yarambwiye iki? Ntabwo nije wumvise nabi. Yarambwiye ngo kwasize umwana siko akingana yatangiye gukura. Umuntu asaba muri mitondo imyaka 5 atarakura. Ngo ubwami bw'Imana n'amagambo. Ni story. Kuzanga tugasakuza tugaseka muri kaminuza. Ahanga twiciyemo hano. Umuntu akanjewe n'abayana muri Kampala hano nta kintu na kimwe nshoboye. Mpagarutse ndimo kuhabwiriza. Ngovuga ngo yeme. Igipindi kubera iki? Kubera ko muzoma bw'igibi. Ngo ubwami bw'Imana ni muzamutanga ubwami bw'Imana ni n'amakuru. Uva mu ijuru Imana ikavuga ngo uyu muntu aruzuye. Yamara kuzura reka mushire ahantu abikore neza. Arabatasi 12 bagiye, barabatasi bari bahuje ibintu bitatu. Icya mbere, bose bari bavuye mu miryango y'abayobozi. Bose bari abayobozi. Ko nta muntu batoye wa kiyasi, batoye umuntu wese mukuru w'umuryango. Bose bari icya kabiri, banganyaga amahirwe, icya gatatu banganyaga amasezerano. Ariko bagarutse bari abantu bacitsemo kabiri. 10 bagarutse bavuga ngo no, icya kabiri misiyo bari yabajyanye yabananiye, icya gatanu batsindanwe n'Imana. Baratsinzwe bakurura n'Imana bose birajana. Abandi babiri bari basigaye. Baravuze ngo Yesu tuzaje, icya gatatu basobanura neza icyo bagombaga gukora, icya kane baravuga ngo natwe twari abanyantegenke ariko nimba turi kumwe n'Imana tuzaje muri ico gihugu. Ntabwo bisaba ikigari. Umuntu umwe ufite courage ni majorité. Imana igiye kuzana ubwami bwayo. Tizikora n'abantu benshi bari mu kigari. No, izikora n'umuntu umwe niwe majorité. Uri kumwe n'umwuka wera w'Imana. Inyigisho nukwanga ngo gisubizo y'Kigali. Mugomba kuva hano mukoze icyo bita haba impact. Abantu bari hano bumvise Imana, bakumva ibintu, bakaba challenged, bakavuga ngo natwe guhera none nzamukorera, nzamwitura neza yangiriye. Umuntu agafata icyemezo. Ni Imana mu isi kahaba, tukatugendana n'Imana. Soza. Dufite abakristo bameze nk'inyanja y'umunyu. Inyanja y'Igalilaya izakira amazi muri za Mediterane. Ariko inyanja y'umunyu imaze kuyakira ntiziyasohora. Dufite abakristo bakira impano y'Imana barayiryamana. Ngo ubwami bw'Imana buzokwira mu isi ni kinyoma. Uri inyanja y'umunyu. Uzumira ariko ntuzusohora. Inyanja y'umunyu irasamye izakira amazi kuva mu nyanja y'Igalilaya. Inyanja y'Igalilaya nayo izakira amazi kuva mu nyanja n'izindi. Ariko ikibazo ntibishoboka. Ntabwo bumesho gusohora amazi ngo bavuge ngo reka dukorere Imana twitanze. Umuntu akorera Imana ku giti cyiwe ahaguruke avuga ngo nzamamaza ubutumwa. Muzamanga ngo umuntu aje mu ikanisa akicara akatendinga gutya akazana black azaga umuko yarari ntibishoboka. Uzi ubukundi utaruri. Imyaka iragabanyije. Umyaka kuva 0 kugeza ku myaka 30 ni imyaka yo kwiyubaka.
nimba utarageze imyaka 30 ukavuga cyane wigabanye n'imyaka yo kumva ntago ari imyaka yo kuvuga cyane imyaka 30 kugeza ku myaka 60 ni imyaka yo gukoresha ubushobozi wiyubatsemo imyaka 60 kuzamura umuntu azakora ibintu bitatu icambere azakosora amakosa yakoze icya kabiri akajya ibyo yaruhiye icya kane akigisha generation iri inyuma ye muvuga ngo amen Amen. ese turi kumwe Yego. ko musa nk'abandi akari Oya. Turi. ni imyaka yo guceceka 0-30 ukicara ukiga ugatuza ukazuvuga gusa ibyo ugomba kuvuga ugatuza bagutora ngo wigishe uko washaka ukaza wanga bakubwira ngo uzigisha ukabe hako umuntu arimo gusoma agapaje kamwe agasara ngo nawe arigisha yo mureke mbabwire kano kantu abantu bose barimo kurwana imyanya mu murimo w'Imana nuko mutayishoboye abayishoboye insingano nizo zibakunda nimba umva wose arangwa hari kintu bataguhaye nuko utagishobora abagishoboye baracecetse kiza kivuga ngo waretse Felix akaba ari unyobora nya 30 kugeza 60 ugomba gukoresha imbaraga za kariyeri zihinduka kabiri gusa mureke mbaho urugero kuri bana ba pastori bakozi b'Imana uno murimo w'ipastori mutawukora neza nta kindi mugikoze timukibaye basirikare timukigiye Dubai ukundi kubabona nta kindi inzi imwe gusa musigaje nziza nuko unoza ubu pastori Yego. Evaria. mureke gusakuza Amen. na ninjye bateranjije Oya. mu muzingo bwami bw'Imana niki muvuze ngo nayahe makuru ni Yesu waje kwisigura ngo asiga Imana asiga amahame n'amabwiriza arayagusigira na muzotekereza Imana yavuze ngo Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo kubera iki iyo umuntu yakoreye Imana neza ntizi Imana yawe gusa izi Imana ya generation kubera iki bavuze ngo abana n'ibyishimo by'ababyeyi abuzukuru niki nikamba nuko abuzukuru bagomba kurya kuzo wakoreye Imana bwami bw'Imana ni umurage twagombye kuba dufite umuntu akazavuga ngo nakoreye Imana sava abantu bazosigarana umurage w'Imana waza mu ikanisa waza wicara ukicara uteze amatwi yombi kugira ngo wumve utaje kumira ubusa mugabo bita ntagora azayicara mu ikanisa arimo gucira bavuga ijambo ngo tutu mukanya kubona yacecetse mukanya kumva ngo tutu ko ucira niki ngo ataje kumira ubusa muzamumira ubusa kubera iki kuya no ntabwo ndi kubatera igipindi kubera iki kubera iki tuba mu nzu y'Imana umuntu akaba gusa ngo azamena ubwami bw'Imana deni ubwami bw'Imana kubera iki muzosome Marita na Mariya kubera iki Yesu yagaye Marita agashima Mariya Marita ntabwo ari umugore mubi wagiye guteka icyayi Yesu yazamwe ngo abaye mwigishwa wihutira kuja mu kazi ibyiza no kubanza kwiga ukazabona kuja mu kazi Mariya iciza ciyo na mukundi nuko abanje kuza kubirenge byanje arabanza ariga ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana rero uyu Yesu twamenye aryoshe tumusangiye n'abandi muvuga ngo amen Hallelujah. uyu Yesu twamenye aryoshe tumusangiye n'abandi wayobora ikanisa ukariyobora neza kuzosigira umuntu ikanisa apana umushiri ukamusigira ikanisa ryiza apana ari umuntu ugusigira ikanisa kwa iki niki yampaye ukamusigira ikanisa akazavuga ngo umurongo n'uyu nguyu Bibiliya niki izana abantu bashaka ngo ngiye gusoma Bibiliya ntibaza bayisoma Bibiliya nizi dusoma impamvu twananiye ubukristo nuko tuba dusoma Bibiliya kuko iyo umuntu arwaye amaso azaja kwa muganga wahagera bakakubwira gute ngo reba muri kino gitara ukarebamo bakavuga ngo urarwaye wakirebyemo cyangwa ushaka kurebyemo none iki ni igitabo turebamo gakubwira ngo umutima wawe urarwaye tuza wizera gukira impamvu umuntu akigira umuntu aba muri nuko utarebamo kuko ibamo ibintu bibiri gusa habamo wowe n'Imana kandi kigoye ni ukwimenya iyo umenya Imana izikubwira uko umeze none ubwami bw'Imana mwagize namakuru amvaho akaja ku bandi bantu icyo bita dominion muzabwira ngo Imana kuza mu isi ni colonization impamvu baza bayikanga no kubera iki nuko ko yarije kuzana ibintu abantu badakunda kuko twa hagati yacu icyo dukunda no kwangana haje ubukoroni bukubwira ngo wowe nta burenganzira ufite bwo kwanga uwundi uzemere gutya abagandi impamvu bazagendera ibumoso ntabwo ari abagandi n'abongereza impamvu mu Rwanda no muri Kongo tuvuga igifaransa ntabwo ari abakongomani n'ababerge noneho ubwami bw'Imana ni colonization ni ikintu kikuzamo ugapfa ukemera amahame n'amabwiriza yaho ngaho byavuye Amen. mwavuga ngo amen Hallelujah. none tumuzamubona ko turi ibyigenge umuntu abaho uko ashaka uza wanga uko ushaka tumeze nk'abayisilamu ikorowani wasoma isura 271 hazaho kill your enemy
ariko Matayo Yesu siko yavuze ibice 5:43 yavuze ngo love your enemy yo umushuti wawe inshuti amwanzi wawe. Ariko twebwe kwangana biroroshe cyane iminsi 40 y'amahombi kwangana abantu babiri wakoze kimwe wakoze amahombi ukareka kwangana cyangwa kwangana ukarya. Muzamugira ngo impamvu amakanisa agira amazimwe niki amatiku duhoramo suko kugira amatiku zoroshe nabyo biragoye nuko ariko dufiteho ubumenyi bwinshi. Muvuga ngo haleluya. Haleluya. Amatiku amazimwe nabyo uza amazimwe ukunda agoye aragoye cyane gusa nuko rero dufite amakuru ahagije. Gukora imodoka ntubizi kubana n'abantu ntubizi medicine ntuzi kubaga abantu ico usigaranye na amatiku nibyo ufite ubumenyi buhagije. Ndabinyiza kubw'imbabazi z'Imana ubwami bw'Imana nibuze. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nakiri ijambo ry'Imana Imana ibagirire.